kugeza kuri ubu ngubu hari abahanzi utapfa kubona mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ntabwo ngiye kubamentioninga bose, gusa hari bamwe uri bwumve mu majwi ngiye kukubwira ahangaha. Gusa hari impamvu zigiye zitandukanye zituma umuhanzi kugeza kuri ubu ngubu mu Rwanda atakifuza kwitabira ibitaramo cyane, bitewe n'ukuntu uruganda rurimo umwanda. Inkuru ishize nabivuze, gusa ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera. Niyo mpamvu ikibazo tugomba kukivugaho tukakinonosora bikagenda bikemuka gake gake. Ndabizi neza yuko bwirwa abayumva, ndabizi neza yuko ibingibi tuba turi gukora hari ikintu bishobora kuba byahindura. Ndagusuhuje, kora subscribe, ukore like, comment na share, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ngiye kumva kuri mikoro ni Lowiris, nujye kure y'ibiganiro byacu. Maze kubikubwira yuko uruganda rukomeje kuba umwanda rw'imyidagaduro, cyane cyane mu muziki niho biri kugaragara, kubera yuko nyine urabizi ko umunyamuziki kugira ngo abone amafaranga bimusaba kujya kuririmba kuri stage runaka yatumiweho, bimusaba kujya kuba yakorana n'amakampani atandukanye. Gusa kuri izo nzira ko ari zose zamaze kugaragara yuko zitakiri guteza umuhanzi wo mu Rwanda imbere, kubera yuko ibintu byasubiye irudubi. Umuhanzi Igore Mabano wo muri KINA Music iyobowe na Kerema niwe wakoranye ikiganiro n'itangazamakuru kuri Kigali Today, kuri KT Radio n'umunyamakuru MC Tino. Yagarutse ku kuba umuhanzi wo muri KINA Music utapfa kumubona mu gitaramo icyo ari cyo cyose, cyane cyane uzanabicunga birebe. KINA Music bategura ibitaramo byabo. Kugeza ubu navuga ko muri KINA Music harimo abahanzi barimo Platini P, hakaba harimo Neri Ngabo, Igore Mabano, Knowless Butera, ndetse n'amakuru na Tom Close n'andi makuru anogwa yuko umuhanzi Fireman ashobora kuba ari muri probation yo kuba agenzurwa na KINA Music kugira ngo abe yakwinjira muri iyi lebo, be yareberera inyungu ze. Ndetse niba nibuka neza ashobora kuba na Aline Gahongayire akiri muri iyi lebo ya KINA Music. Mabano rero yagarutse kuba na umuhanzi wo muri KINA Music uzapfa kubona mu gitaramo, bitewe n'uko amafaranga abahanzi bari kugenda bishyurwa ari dukeya, ariko umuhanzi wo muri KINA Music akagenda akareba akabona ayo mafaranga acyakorera. Urugero ati, niba umuntu amamagaye akambwira amafaranga makeya, nanjye mpita muhuza na manager wanjye ari we Kerema yabona utwo dufaranga ari dukeya nyine bakadutera ishoti. Ati mbere na mbere banza urebe ishati ya Made in Rwanda igura ngahe, urebe life tuba mu men, tuba dukeneye kuza imbere y'umufana kumuririmbira dusa neza. Muri KINA Music dukora ibihangano byiza, dufite imyitwarire myiza, abafana baradukunda, ariko ntabwo tuboneka mu bitaramo. Kubw'izo mpamvu hari aho yavuze ati ntabwo bizagutangaza mu gitaramo umupromota guhamagaye akakubwira ati 100,000 se sibyo men, uri kubyumva 100,000 man byonyine nta nubwo bijya bikora umusatsi w'umustar. Ariko none umyumvire 100,000 bidashobora no kumwambika, ariko ngo abe yajya kubikorera. Ibi ni ibintu nabyo bigomba gucika, kandi mu by'ukuri aba batipe bakora akazi. Niba umuntu amutumiye mu gitaramo akazi kamukorera neza, nawe aba agomba kumwishyura neza kugira ngo abone ubushobozi bwo gukora n'ibindi biri imbere, kugira ngo kuri stage zitandukanye ajye yitwara neza mu mustahi koko. Ikindi kandi kuri ibi ngibi akomeza avuga yuko niba we kanaka guha amafaranga make ukabyemera, promoter runaka kubona kuri stage
najya nawe kugushaka azaca kuri wa wundi amubaza ati ese wamuhaye gute ku kantu, narangiza nawe aze amubwire gutya, nayahakana mukayati rwose mene ku kantu akaguhaye akazi ukamukorera ati njyewe niwankorera ibintu nk'ibyo, kubera yuko umwe nyine agenda abwirunye. Abahanzi bashobora kubwirana n'abapromoters, nabo bashobora kubwirana bitewe n'inyungu baba bakurikiye mu muziki cyangwa se mu byo barimo bakora. Cyane cyane biri kugaragara yuko uruganda rurimo umwanda mubi cyane, nk'uko nabikubwiye umutipe bita JC ni wabiririmbye. Ayo makuru niyo ari kugenda agarukwaho, nawe uzabyigenzurire. Ntabwo uzapfa kubona umuhanzi wo muri KINA Music mu gitaramo icyo aricyo cyose, cyaricyo cyose uzabona, ntabwo uzapfa kumubona. Ndagusuje rero kandi mwifuriza kugubwa neza wowe twari kumwe muri iki kiganiro. Wowe nyine make sure ko wakoze subscribe, niyo nkunga tugusaba. Asigaye natwe tukagukorera ibintu byiza, ukajya ubona update news zigezweho, update news zigiye zitandukanye ahangaha kuri Afro10 TV. Musemaji ni Hilo Willis, ciao bye.